Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV kandi ukaba udahwema kubana na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 2024 tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda ndetse yo kumanywa by'umwihariko mwe mumenyere ko tubagezaho amakuru yacu mu masaha y'ijoro. Bwana Sentama mumeze mute mwaramutse mute? Baramutse neza Bwana Mushakamba na amahoro. Turakomeye ndabona hakeye hameze neza akazuba kariho. Yego. Umeze neza Bwana Mushakamba. Mu burasirazuba bwa Kongo ngo biraturika nk'inkuba zo mu kibira. Byari byo ni ibindi Bwana Mushakamba. Twabivuze tubiganiraho mu makuru abantu babigira urwenya babigira icyo ry'imigani tuvuga tuti FRDC nabo bakora n'abazareba Karembe bayirebesha amaso ariko ntibazayikandagiza ibirenge byayo abantu barabiseka ariko inkuru yabaye impamo Bwana Mushakamba. Nibyo ejo tubivugaho twabivugaga dufite amakuru y'ukuri ariko bagaca ku ruhande bakajya mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse binakomeye bakavuga ibinyoma ariko turababwira tuti sinzi noneho ibyo bazavuga cyane ko bagira ngo bihererwe amafaranga na Kinshasa na Kisekedi tukavuga tuti sinzi ibyo bazavuga umunsi Colonel Nsabimana cyangwa Colonel Uringoma bagiye kuhasura uko bizagenda cyangwa se Bwana Bahati ariko noneho kubika ikinyoma byabananiye Bwana Mushakamba byabananiye pe. Babaye abambere gutangaza ko Karembe yafashwe aba bambere gutangaza ko bayisubije none babaye abambere gutangaza ko batakishije. Reka twinjire mu makuru yacu rero Bwana Mushakamba tubabwira ingingo z'amakuru. Societe civile yo muri Warikare Karembe yananiwe gukomeza guhishira ikinyoma ku ifatwa rya Karembe. Yego. Indi ngingo turarebera hamwe gufatira imyanzuro ya AFCM 23 itahibereye birwaje umuhuza yarwaye Bwana Mushaka ngo yarembye uburakari nibwo bwamurwaje arenda guturika. Noneho tuze kurebera hamwe hari indi mirwano yabaye muri Masisi ahantu hitwa Gahira na Bigogwe ahantu yegeranye muri Bashari ngira ngo Bashari Mukoto hafi ya Mukoto na ahantu kuhagera yenda tunabwiye abantu turaza kubabwira abantu nituza kuhagera. Yego. Ikindi rero FRDC irashinja umuturage kuyiba drone ya gisirikare Bwana Mushakamba bitigeze bibanura kubwiye ni Kongo n'akatarazi zakaza. Niho hantu hambere aho urwenya rutangaje. Bafunze umuturage wo muri Kivu y'Amajyepfo. Yabivye drone ya gisirikare. Yego Bwana Mushakamba ngira ngo uyu munsi ni tariki 23 z'ukwezi kwa 2024 iyi tariki Bwana Mushakamba. Iyi tariki ni itariki ikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda ndetse n'abakunda u Rwanda by'umwihariko kandi nanone abakunda nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuko ni isabukuru ye. Tumwifuriza isabukuru nziza Bwana Mushakamba cyane rwose n'abishima banezerwe ko umusaza wagaruye amahoro mu Rwanda abantu bakanezerwa u Rwanda rukaba ruri ku ruhando mpuzamahanga uvuga u Rwanda aho ugeze hose bakamenya icyo gihugu kandi bakakimenya mu byiza bakakimenya ibigwi rwose uyu musaza yavutse. Tumwifurije isabukuru nziza rero Bwana Mushakamba ahantu by'umwihariko byabaye agashya Bwana Sentama. Yego. We iyo akorera igihugu cye adushakira ibyiza ntabwo ajya guheka ngo avuga ati uyu munsi ni isabukuru yanjye. Ahubwo we rwose ahora akora ingendo kenshi ibifitiye inyungu akamaro ahora mu bifitiye igihugu inyungu n'ibifitiye akamaro igihugu ku buryo isabukuru yamusanze mu gihugu
kitwa Samoa. Ego bwana Mushakamba nabyumvise koko nabibonye ko ari mu ruzinduko. Ndetse byabaye n'akarusho kuko abo muri icyo gihugu ndetse n'ikipe yagendanye na nyakubahwa perezida Paul Kagame bahise bamutungura bamukatira keke rwose bamukorera ibirori. Byari ibirori byiza bwana Mushakamba, hari amafoto amwe namwe nabonye. Ngira ngo n'abadukurikiye bamwe bayabonye, abatayabonye turagerageza bayabone. Yego bwana Mushakamba, buriya u Rwanda yarukuye ahantu habi cyane bwana Mushakamba. U Rwanda rwarugeze naho rusuzugurwa n'amahanga. Hari umugabo wajyaga yita perezida w'u Rwanda icyo gihe ngo ni Petit Frere. Atari n'amahanga yakura ahubwo ya hafi. Yari amahanga ya hafi. Ikindi hano muri Samoa u Rwanda rwasinyanye n'icyo gihugu amasezerano ashyiraho za ambasade. Urumva ko ubu rwose ku munyarwanda inzira iragendwa watembererayo cyangwa ukajya gukorerayo business. Ibyo bwana Mushakamba, ariko ngo Kisekedi ngo ategerejwe Isangani niba ari buhagere simbizi, kandi wari kare bitoroshye. Ntabwo nabyemera kuko yavuze ko azanatura i Goma azahanga umutekano muke ushize, none ntabwo yakoze. Ikindi aramutse uruzinduko ruburijemo cyangwa rutabaye si ubwa mbere yabasubitse uruzinduko rwo muri Kisangani. Nibyo ni ukuri kuko hari n'ahandi byagiye biba henshi hamwe. Mperuka kubona hari abantu ariko n'urwenya bashyizeho ishyirahamwe ngo ni ishyirahamwe ryo kubara ngo inzinduko za perezida ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho bagaragazaga ko amaze gukora ingendo mu mahanga 63 n'urugendo rumwe mu gihugu imbere. Ubwo rero urabyumva nawe inzinduko 63 mu bihugu by'amahanga n'uruzinduko rumwe mu gihugu imbere, ni ukuvuga ko yasuye intara imwe cyangwa kandi mu mahanga amaze kujyaho inshuro 63. Yego. Urumva rero icyo kinyuranyo kirimo bwana Mushakamba kirahambaye cyane. Reka tudatinze rero tujyaho abanyarwanda cyangwa abadukurikira bafitiye amatsiko cyane ko dukurikirwa n'abantu bo mu bihugu bitandukanye. Twerekeze Karembe, reka tumanure abantu, tumanuke Goma, tugere mu Isake, tumanuke Kirorerwa, twikubite Burungu, tumanuke tugere Kicanga, Mweso, Gashuga, Bisinga, Bitongi n'Ikarembe. Yego. Ikarembe rero, Ikarembe abantu bari bahafitiye ikibazo, bibaza ibibazo byinshi. Bavuga bati Ikarembe, hari n'abazindutse bampamagara bwana Mushakamba. Si wewe wenyine. Cyukuri Ikarembe ifitwe nande. Umutego rero ngo wandike inyoma ushibuka nyirawakihibereye bwana Mushakamba. Nibyo rwose. Societe civile kandi akenshi societe civile birimo wazarendo wari ubizi. Huya nini igikoresho cyabo. Societe civile ubuhuzabikorwa bwo muri teritware ya Warikare y'amajyaruguru bashyizeho na telefone yabo, bashyiraho na email yabo. Yego. Bashyizeho email ebyiri, bashyizeho amatelefone agera muri 2. Basohoye icyo bita communiqué de presse, ni ukuvuga ni itangazo rigenewe abanyamakuru. Iri tangazo rero rigenewe abanyamakuru riremeza ko urumva n'abantu bahatuye, ni abantu b'Ikarembe, ni abantu bo muri Warikare. Yego. Ubwabo baremeza ko Warikare iri igenzurwa na ARCM 23. Udusomera iryo tangazo rero. Ndagira ngo ndisome neza turyumvikaneho. Aragira bati la coordination territoriale de la société civile et forces vives de Warikare tient à alerter toutes les autorités
administratives locales, provinciales que nationales et la communauté internationale que la cité de Karembe, Karonge, dans la localité Suka et Ihura, dans la localité Balindu et ses environs, dans le groupement Kisimba, secteur de Wanyanga, territoire de Warikare au nord Kivu, subissent des attaques des éléments du M23 contre les positions de la FRDC et de Wazalendo depuis plus de 72 heures. Ubuhuzabikorwa bwa sosiyete sivile imbaraga z'igihugu bo muri Warikare yego baratabaza niko gutabaza batabaza ubuyobozi bw'abayobozi mu nzego za politike cyangwa imiyoborere ariko ku nzego zegereye abaturage ku rwego rw'intara ku rwego rw'igihugu yemwe ndetse n'amahanga ko centre ya Karembe Karongi ayita Karembe Karongi muri lokalite wavuze lokalite hariya ni nk'akagari yego muri lokalite yitwa Suka n'iyitwa Ihura izo ni lokalite ebyiri noneho bashyiraho n'iya gatatu yitwa Barindu ndetse n'ahahakikije muri groupement ya Kisimba aho hose bumve ko intare zihari muri sekiteri ya Wanyanga ubwo nuko bayitirira ubwoko bw'Abanyanga yego muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru ibyo bice birimo kugabwaho ibitero n'abarwanyi ba M23 aho batera ibirindiro bya FRDC na Wazalendo mu masaha 72 ashize urumva ko batabaza bwana Mushaka nuko boroga ahubwo noneho bagakomeza bati ainsi après les premiers affrontements de ce dimanche au lundi 21 octobre 2024 les FRDC et Wazalendo avaient déjà récupéré l'entité, mais depuis tôt ce mardi, ce matin du mercredi 23 octobre 2024, l'entité est une fois de plus sous contre-attaque des éléments du M23 qui, ces atrocités mettent en péril la vie de la population de Warikare et Masisi en général et plus particulièrement de ceux vivant dans les zones mentionnées. Nuko rero nyuma y'ibitero y'imirwano ya mbere yabaye ku itariki 20 n'itariki 21 ngo ni ukuvuga ni ejo bundi no ku cyumweru sibyo yego biriya bice twavuze haruguru birimo hari ibice za lokalite zavuzwe zigize Karembe yego guhera mu gitondo cy'uyu munsi kuri 23 z'ukwa 2024 hongeye guterwa ubwo ni ukuvuga kuri bo ibi basobanura ahangaha ni ukuvuga ariko ntibagaragaza igihe hari hafatiwe birumvikana hari bagomba nubwo bemeye ariko hari bagomba kugira aho bahengamira ni ukuvuga inyandiko yabo isa n'iyivuguruza cyangwa isa n'ikora bimwe bita kwinyuramo nayo ni reprise strategique iri gukora baravuga bati guhera ku itariki 20 na 21 z'ukwa 10 2024 FRDC na Wazalendo barahisubije ariko ntibagaragaza igihe bari bahamburiwe bwana Mushaka yego ntabwo bagaragaza igihe bari bahamburiwe baragaragaza ko bahisubije kuri 20 no kuri 21 noneho dukomeze bagasobanura bati mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa 23 z'ukwa 2024 hongeye guterwa na M23
ibyo bitero bikaba bibangamiye abaturage bo muri Walikale na Masisi muri rusange. Noneho by'umwihariko abatuye muri ziriya zone, muri biriya bice byavuzwe. Akavuga bati nous appelons donc notre gouvernement congolais à multiplier les efforts et voir soutenir en appuyant les volontaires Wazalendo au fait de barrer la route et mettre l'ennemi. Hano bibeshe turaza kubivuga, mettre l'ennemi dans l'état de nuire pour que la population vive d'apporter assistance. Hano rero baragaragaza ko mu gitondo bahambuwe cy'uyu munsi. Yego. Bo baravuga bati twongeye kuhamburwa. Ariko ntabwo bagaragaza ko bari bavuze ngo bahisubije, ntabwo bagaragaza ko bari bahambuwe, ntabwo bagaragaza ngo bari bahambuwe ryari imbere yacu. Yego. Kandi mu makuru dufite bari bahambuwe ku itariki 20. Noneho ahangaha bakavuga bati turahamagarira leta ya Kongo gushyiramo imbaraga, kongeramo imbaraga, ikanashyigikira abakorerabushake b'Abawazalendo mu rwego rwo gufungira inzira umwanzi no kumushyira hano baravuga ngo kumushyiraho agomba kubangama, kumushyiraho agomba kubangama, kandi wenda mu mvugo yabo mu ruhande rwabo bakabaye bavuga kumushyira ni nko kumuburizamo cyangwa kumushyiraho atagomba kongera kubangama. Noneho ngo abaturage ngo bakabona amahoro arambye. Bakasoza bavuga bati appelons aussi nos communautés à soutenir nos forces armées. Duhamagarire abaturage bacu gushyigikira ingabo zacu et de la défense de la RDC, ingabo zacu ari nazo murinzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, tout en dénonçant tout cas suspect dans leurs entités respectives. Aho bagaragaza ukekwaho kuba umwanzi muri biriya bice byavuzwe haruguru, urimo gutunga agatoki aho babonye umwana. Agasoza rero agira ati pour la coordination ku bw'ubuhuza bwa société civile muri teritware ya Walikale, akaba yasinye yitwa Fiston Misona Tabashire, ari nawe perezida. Bwana Mushakamba rero urabona ko société civile yanze guhishira, yavuze ukuri, yavuze ati Karembe twayambuwe, ariko nubwo babivuze batinze, ariko yabivuze. Ikindi nagira ngo ufate uru rwandiko, iri tangazo rigenewe abanyamakuru rya Force Vive rya société civile ya Walikale, urihuze na ya nyandiko ya wa mudepite Willy Mishiki. Noneho turaza kumenya ukuri Bwana Mushaka. Bwana Sentama, nibyo no kubihuza ni ngombwa, ariko ikintu abantu bagomba kumenya gishimishije kirimo, babeshye iminsi 2 batangiye babeshya, tubirabeshyuza, barakomeza barabeshya kugeza bagiye kuri BBC, idakuyemo kubaha umwanya bakavuga ibinyoma byabo, bamwe bakabifata nk'ukuri. Uko twanyomozaga niko abantu batubwiraga bati mutubwize ukuri bimeze bite, abatwizera badashidikanya bakagumana ukuri twabahaye. Ariko ngira ngo ubu noneho babonye ko ukuri twababwiye, ukuri tubaha ari ukuri guhoraho, kandi tuba twatohoje tuzi neza uko ibintu bihagaze. Rero Sentama, ikintu abantu nanone bagomba kumenya ni kimwe, ntabwo Wazalendo icyo yakora cyose ishobora kuba niyo yavugirwa na Kinshasa, kuko nayo si rimwe si kabiri ivuza ibinyoma,
yigeze itangaza mu nama y'abaminisitiri ko bigaruje biriya bice bya Vicumbi na za Rwindi byari ibinyoma. Rero sosiyete sivile kuba yabivuga, kuba bahamagara abavugizi baziriya Wazalendo zikabivuga, kuba ba Micombero n'abandi babitangaza, ntabwo bivuze ko ari ukuri, kuko twe tuba dufite imboni ziri hariya zitubwira ngo ibintu bimeze gutya, kandi akaba ari ukuri twizeye zitajya zibeshya. Rero Bwana Sentama, abantu ubu kano kanya bari kubona Micombero yivuguruje bavuga ngo nyuma y'iminsi runaka ngo M23 yongeye, Radio Okapi zivuguruje n'abandi, abantu bagezeho baganzwa n'ikinyoma, ariko bose barongeye ibyo bitangazamakuru birongeye birivuguruza. Rero bamenye ko kwivuguruza kwabo suko M23 yahatakaje ikongera ikahambura, ikongera ikahafata, ahubwo M23 ntiyigeze ihatakaza ni za plan militaire, za strategie militaire za FARDC zuko ntigirwanira mu isoko, ntigiba mu mujyi, yigira mu misozi. Yagiye mu misozi, abandi batereka tuvuge ko M23 itahari, ariko nanone na abandi babuze ikimenyetso, kuko niba ari ikintu umukongomana akunda aho yaba ari hose, cyane bari abanyekongo banga bene wabo bo bavuga ikinyarwanda, bari abanyekongo bakunda ifoto pe, bakunda ifoto bihagije, uzarebe azavuga n'ikintu cy'amafuti cyangwa ibintu byose bisanzwe ashyireho ifoto ye. Biratangaje rero ko abantu baragiye batangaza inkuru zidafite gihamya. Noneho yaba uwo Guido twamubonye kenshi muri za Rushuru yifotoza zaki, ariko hariya yananiwe kwifotoza, kugeza ubwo ejo bundi yanigaragaje ku ifoto yaracitse igikumwe, ntitwari tubiza ayo makuru yarahishwe, ndetse anagaragaza ibaze ingirwa generali, ariko nubwo ari ingirwa generali, ibaze ingirwa generali yifotozanya Kalashnikov, kugira wumve ukuntu nyine muri kwa kubeshya kwabo n'ubundi ibintu byabo nabyo biciriritse. Rero Bwana Sentama, abantu babone ko ririya tangazo icyambere kirimo sosiyete sivile kugira yandika itangazo, yari yagiye ibitangaza ku munwa, ikabitangaza ku magambo baba bayihamagaye, ariko ntiyandika itangazo. Kuba none ahangaha ishyize hanze itangazo ni nko kugaragaza ati, nko gusaba imbabazi ngo mutubabarire, twari twaravuze ko twarashutswe tugaragaza ibinyoma, ariko uyu munsi ukuri ni uku nguku. Ibyo ni ukuri Bwana Mushakamba, ariko hari n'andi makuru atugeraho avuga ko biriya babikoraga ubwoba bwabatashye, kugeza n'aho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari aho ashobora kuba yahamagaye atabaza ati murantabare, noneho bandangije. Bwana Sentama, mbere yuko tujyaho yatabaje, reka tubanze tubabwire uko byaramutse na hariya. Yego, haramutse imirwano igihe abantu bari bacyumva amakuru yo muri BBC batubaza mu gitondo, imirwano n'ubundi ntiyari yoroshye, aho ariko iyo mirwano yari imeze ite? Ejo biriwe bisa nkaho nta mirwano Karembe, ariko haje umutwe batayo zone ya gisirikare ya 3 ikorera Kisangani, niyo yaje irimo abasirikare ngo b'inkorokoro bakomeye boherejwe na Kisekedi, haye n'amafaranga n'imbunda rwose ngo bafite courage na morale n'imbunda zikomeye. Barangije baza n'igikabyo cyinshi, ubundi bati reka dukubite M23. Babanza gukora buriya kuvejo, bari bakubye connection yo mu misozi ya Karembe kugira ngo biriya binyoma byabo abaturage batabivuguruza, ariko ntibyabujije M23 kubakirana urugwiro ubwo bagabaga ibitero. Ubundi noneho habaho ikintu kidasanzwe kandi cyiza, baje batangiza ibitero kuri M23, umuriro uraka. Ubundi hari agasozi bari bashyizeho imbunda ikomeye rwose, ubundi babone M23 iboherereje ikintu cyakumuriro, kirakubita ya mbunda kirayishwanyaguza, abasirikare bose bari hafi yayo bose barapfa. Birarangira abarokotse barirukanka, ngo ubu ngubu umenya bageze Kipinga, ariho barimo kwimarira impumpu, ariho barimo kwahagirira. Bwana Sentama, rero icyakurikiyeho
babonye byanze bahamagaza kajugujugu. Urumva abantu bavuye Kinshasa nako Kisangani Kisekedi yabahaye ibisabwa byose, bahamagaje kajugujugu hageze irebye ukuntu ibintu bimeze isubira inyuma, iti hano tutaza kuhama nyine tinya ko bayimanura. Ariko nanone muri kajugujugu ni kajugujugu zari zitwawe n'abasirikare bo muri Malawi badashaka gupfira Kongo ariko bashaka kurya amafaranga yayo. Bwana Sentama, bari abasirikare bameze nka ya mpyisi bahaye intorezo agira ngo ni inyama ishyushye, bayihaye intosho ishyushye bayijugunya mu kanwa igira ngo ni inyama, inanirwa kumira inanirwa no gucira. Bwana Mushakamba, yego niko byagenda, barimo kuranirwa no gucira. Ntabwo byoroshye rero, ntabwo byoroshye. Burya mu Kinyarwanda baca umugani ngo yinda yasumbye amaboko umugabo akora yishyura. Bwana Mushakamba, kandi bishyure rero. Yego nibishyure. Yego. Maze rero Kisekedi arabogoza aratabaza ati mwuka byaramwe byakomeye. Kisekedi ngo yatabaje, haraho yahamagaye aratabaza aringinga ati mumbabarire aba bahungu ba Corneille nanga barandangije. Byagenze nibyo yahamagaye arapfuka mumenye yanabigerageje kwemera kuzatanga ibirombe cyangwa se amafaranga bya bindi aho arashyira imbere y'amadolari. Ubundi nabo bakora kuri telefone n'uburakari bwinshi bumva ko M23 ari agati kivugwa rimwe, bayihamagaye bati ko kimuri gufata ibice twaremeje agahenge, abandi bati ntango tukuza ariko ati turi umuhuza washyizweho na Afurika yunze ubumwe ngo duhuza amahoro, dushaka amahoro mu biyaga bigari. Abandi bati umuhuza tuzi ni Kenyatta kandi nawe Kinshasa yaramwanze. Arakomeza arisobanura, barangije bati uri umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo uri umuhuza wa M23 na Kinshasa. Ashaka none aracururuka rwose arabavugisha, arangije bati twagusabye ko tuganira na FRDC, ibyo byarakunaniye gutegura ibiganiro byacu na Kinshasa, ibyo twarabikwemereye. Ati rero ntabwo abaturage bacu icyo twarwaniye kiracyahari, tugomba kujya gutabara abaturage bacu, kandi utwendereje tugomba kumwereka ko tutari agati k'imvugwa rimwe, kumwereka ko bujya atari buno cyane ko useye ko bitanigeze bibaho, ahubwo ni ukumwereka ko ibikorwa biruta amagambo. Nibyo koko Bwana Mushakamba, byarangiye rubuze gica. Umuhuza bavuga ko ari umuhuza, bamwereka ko atari we. Yego, atari we kandi n'uwo bazi bamwereka ko Kinshasa yamwanze. Uwo nta wundi ni perezida wa Repubulika ya Angola, niwe bavuga ko ari umuhuza, ariko byarangiye binaniranye. Bwana Mushakamba, nibyo ni ngombwa ko binanirana kandi bizanahora binanirana, kuko urabona ko Angola yaribeshye kubera amakuru mabi yahawe na Kinshasa, yibwira ngo M23 n'u Rwanda. Yumva ko ni gutegura ibiganiro by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 itazarwana. Ariko u Rwanda rugezeyo ruti ntabwo turi M23. Kongo iti bihorere barigiza nkana, reka dukomeze ibiganiro. None M23 icyo gihe M23 no yaravuze ati biriya ntibitureba. Kongo ikomeza ibwira Angola ati barigiza nkana. None uyu munsi babibonye, bari kuvuga bati mwuka byaramwe ko mudusebeje twari twatangiye kwitwa abahuza bakomeye. Nabo bati ibyo ntibitureba, twebwe turi kurwanirira amahoro, ibindi ubwo nyine nimubona ari ngombwa muzaduhamagara, muhamagare nabo ngabo tuganire dutange igisubizo kizima. Ariko umuvugizi wa M23 yagize ati abaturage baradutabaje kubera ubwicanyi bakorerwa n'inyeshyamba z'uwigize generali witwa Guido Shimirayi, n'ahandi hose bazadutabaza tuzajyayo dutabare abaturage bacu. Bwana Sentama, aho rero Bwana Mushakamba niho rero tuvuga tuti gufatira imyanzuro AFC M23 itahibereye birwaje umuhuza umutima.
nibyo ngo barayifashe bati twemeje agahenge kakivugwa. FCM 23 ifata ibindi bice bitandukanye byo muri Masisi, icyo gihe baraceceka cyakoza. Ariko none uyu munsi ejo bundi none barongera baremeza ngo agahenge kagumeho. Umwanzi akomeza kwigira nabi, none Warikare igezwemo, ariko induru zibaye nyinshi. Ariko buriya kugira ziranduru byo ntibyabifitanye isano n'agaciro ka Warikare, cyane ko ibamo byinshi mu by'agaciro, imbaho, amashyamba yuje ibiti bigira imbaho nziza ndetse n'amabuye y'agaciro. uko ni ukuri. Bamaze gutakaza Rubaya, bamaze gutakaza Somekivu, bamaze gutakaza Ngungu, aho ubutunzi bwari busigaye ni Warikare bwana Mushakamba. None naho amayira arafunzwe bwana Mushakamba, baraza kwerekeza ahubwo uvuga uti kira umwami ngo wagiye kujya asoresha urugo ku rundi Goma, kuko naho yarasigaranye naho barahamwambuye. ibyo yabitangiye kera bwana Mushakamba, wabonye ko abadepite babimurega ntabwo ari bishya. Yego, reka tudatinze rero bwana Mushakamba twerekeze mikoro zacu ahantu hitwa Igahira na Bigogwe, ni muri Masisi. Mbabarire mbere yo kugera Igahira na Bigogwe mbanze mvuga ikintu kimwe. Inkuru buriya ngo benshi barazibara bagashyiraho n'utujyosho twazo. Bavugaga abantu mu gitondo ngo Kinshasa yatakiye Angola nayo ihamagara agasopo M23 ngo irangije isubira inyuma iva muri Karembe, ariko ukuri kuramenyekanye. Yego yakwaro kwikira igitabo agaseka. Yego, twigire Bigogwe na Gahira sa n'uhasobanura bahumve neza, ubundi tujye muri operasiyo zahakozwe ngo z'Abazarendo n'aba FARDC ndetse n'Abarundi ngo bahawe imyitozo n'abasadeke bo muri Tanzania, barangije baza bumva babaye barambo. Biriya ni nko kwigira nka ya nkunguzi y'inkoko bishoka gaca kayireba bwana Mushakamba. Bishore bazabona ikizavamo. Ariko tukiri kuri Gahira ni muri Masisi, ni muri Bashari Mukoto. Kuhagera neza bwana Mushakamba, reka nsobanure yenda nurutse nk'Inyamitabo cyangwa se nitunashaka duturuke Goma. Nta kibazo rwose. Ushobora kumanuka mu Isake, ukava mu Isake ukamanuka hariya hitwa Ikabati hafi ya Kirorerwa, wahagera hari ukamanuka muri Nyamitabo, wagera muri Nyamitabo ukamanuka Nyakariba, ukamanuka Muheto, ukambuka umugezi witwa Muhongozi wa hariya ku Muheto, ugafata muri Kibugu, wava muri Kibugu bwana Mushakamba ukanyura gake muri Bihira n'ahantu hahoze uruganda rw'icyayi, ni hafi ya Mukoto, ukazamuka wikubita ahitwa Itambi, noneho ukazamuka umuhanda werekeza Igahira, naho Bigogwe iri inyuma yayo gake. Bwana Mushakamba rero hariya naho ntabwo isasu ryavugiye muri Karembe. Nibyo hariya havugiye isasu. Ubu kano kanya rwose tuvugana saa 8:55 amakuru anangezeho avuga ko ahitwa iyo Gahira umwanzi yirukanyishijwe ubu ngubu rwose, nawe atazi ahageze yirukanka. Ndetse nibyo ntabwo yahamenya, hariya ahora kubitwa nk'ibyo mu Isake. Hari imiterere yaho Gahira iri ku butumburuke bwo hejuru. Yego, none iyo uva muri Gahira umanuka ujya hasi wikubita muri wa mugezi wa Rushoga, wambuka werekeza muri za Ruhingi, za Gahanga, za Miyanja, za Busiye, hakurya iyo ngiyo hagaruka mu bice byegerana na teritwari n'icyicaro cya teritwari ya Masisi bwana Mushakamba. Ahantu hagoye rero, ni ahantu hagoye uretse n'imodoka n'igare ntiwabona uri nyuza. Ni ahantu ugenda usesera mu rubingo kugira ngo abantu banyumva bahazi bafata uriya muhanda wa Gahira bamanuke wa Gahira bamanuke bajya Inyabura.
bagera ahantu habaga inzu z'imbaho n'amabati z'umugabo witwa Batundi w'umuntu ambwira inzira yamanukiraga aho ngaho yambuka uriya mugezi hasi. Umuntu wese wayinyuze ndabizi barahari batwumva bajya badukurikira basubira n'inyuma bakabimbwira. Umuntu wanyuze iriya nzira ambwire ko n'uwamuha n'igare ngo arihanyuze yarijugunya, ntabwo iyo baba baremeye umuntu ntiyarijyana. Yego Bwana Mushakamba rero ngize inzira banyuramo ni inzira zo gusesera mu rubingo. Aho utageze mu rubingo uzi igiti cyitwa uzi amatovu. Amatovu ndayabona. Iyo wambutse hakurya nabwo usesera mu bintu by'amatovu ibiki. Rero Bwana Mushakamba hariya ntabwo horoshye, gukubitirwa hariya ni nko gukubitwa kabiri. Ubwo ndumva inkuru yabarwa n'amazi yo mu ruzi rwa Rushoga. Niko bimeze rwose. Rero nanone andi makuru angeraho nuko M23 iri kototera gufata hitwa Rubutu muri Warikare. Nawe izahafata kuko ntabwo hari kure, niba wumva hanyuzemo groupema imwe. Ngo imirwano iri kwerekezayo rwose, iri kwihuta cyane, umwanzi ari kwiruka. Kandi narabikubwiye Bwana Mushakamba, ni intambara igeze hari irihuta cyane. Hariya intambara hari irihuta. Yego nibyo, reka buriya za Rubutu za Rusamambo na Coko ntisige nayo ishobora gukorwamo. Amakuru rero ari kwakwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Hoya reka ntabwo turatangaza uko byifashe neza hariya Gahira. Saa 8:55 nibwo izo Wazalendo ngo zatojwe n'Abatanzania zumvaga zikomeye, ziti zikoze operasiyo ikomeye, zihageze zisanga rwose ziguye mu menyo ya rubamba, zirakubitwa zibasha gusubira inyuma. Ariko nanone zibashije gusubira inyuma, uhaza urajya umbwira dubihuze n'amakuru baduhaye nuko FARDC FDLR nabo bahise baturuka Gasheberi, hari n'abaturutse Miyanja, abandi baturuka Gihanga bambukira Rutenderi. Ntabwo ari Gihanga ni Gahanga. Yego ubwo ni Gahanga. Yego ubwo nukuvuga bambutse uriya mugezi twavugaga mu kanya. Niba baturutse Rusheberi bambukiye Muheto na Kibugu. Yego abaturutse za Gahanga nabo bashobora guhura nabo bakazana. Ariko hari n'abandi bambukira hariya navugaga mu ishyamba ry'urubingo. Yego abo rero bamaze gukubitwa basubira inyuma, bahise babona umusada cyangwa se ubufasha buturutse Gatare, ubufasha bw'abarundi ba CNDD-FDD ndetse n'imbonerakure. Ubundi nabo baraza ubwo bufasha buturutse Gatare buzanirana n'ubuturutse Gasheberi kuko ni inzira imwe Bwana Mushakamba. Yego abo bose rero M23 yabakubitiye hamwe, bumvaga ngo ari benshi, bumva ko bateguye plan B na plan A na plan B y'umusada, ariko M23 bakubita yitonze cyane. Basanga ibirindiro bya M23 bigogwe bimeze neza, abana bariteguye ntibajya basinzira, ndetse na Gahira nk'uko twavugaga naho intare za Sarambwe ziriteguye rwose ntizisinzira, ubundi zibacanaho umuriro. Imirwano iratangira, nta utsimbura undi kuko urumva umusada warubonetse, ariko ngo ni imirwano bamaze iminsi 3 bategura Bwana Sentama, ku buryo byaje kurangira intare za Sarambwe nk'uko mbikubwiye ni kano kanya amakuru ari kungeraho ko barimo babakubita birukanka, nuko byaje kugenda ubundi barirukanka bakizwa n'amaguru. Basanga ya myitozo bari biringiye ko bahawe n'abasirikare bo kwa wa mugabo wanze kuva hafi y'ubuperezida witwa Kikwete, wanze kujya mu zabukuru ngo ruhuke, basanga imyitozo bahawe iraciriritse cyane, ubundi M23 ibakoramo. Nuko byagenze, niyo mirwano yo muri ako gace bumvaga barahawe imyitozo ikomeye kuko ngo batojwe na bariya n'Abatanzania, ariko batunguwe nuko basanze intare za Sarambwe zikiri intare rwose nta kizikanga. Ubundi intare guma ari intare Bwana Mushakamba, ntagiye intare zaba
ikindi kintu kitariyo. ntabwo izaba nka rya tungo. Nkurikije amakuru uvuze, Masisi nka teritwari n'agace kayikikije ni ukuvuga hariya za Gahanga, Miyanja, Busihe, Butenderi n'ibice bigana za Gahongore hejuru mu misozi, za Bikenke ndetse n'epfo za Nyabyondo, za Rwashi, zakagera ahitwa za Kanigi, ndetse nushaka unagaruke hano hafi ya Gatare ufate za Bugabo n'Amahanga. Ikigaragara ni uko kiriya gice gifite ukuntu kibangamye M23 igishakire isomo ikigisha rwose. Hajya buriya nigera pinga n'izaba yakizengurutse. Izaba ikiri epfo, bashobora kunyura muri Walikare y'epfo, ariko nabi bazakubirwa hagati. Baracyahashakira uburisho cyane. Kiriho nuko hatabananiye, ahubwo ari ya ntambara yabo birinda guhubuka. Yego. Ni byose ntama ndumva twajya kureba umuturage wabaye bwana Mushakamba. Umuturage bwakubise drone ku bitugu ayiba FARDC. Ni inkuru itangaje, ariko nanone igaragaza ko ikijyanye na logistique ya FARDC ko gishobora kuba gisinziriye, kuko nta kuntu wakumva ngo umuturage arashinjwa kwiba drone nibura atari n'umuturage wahoze cyangwa ubana n'abasirikare ngo abatekera cyangwa agira gute, kandi urabizi nta muntu uba mu abasirikare babukwabo. Nibura iyo bavuga ngo ni umugore w'umusirikare wayibye byari kumvikana. Rero mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, indege ya drone itagira abapilote y'igisirikare cya FARDC yaburiwe irengero, maze iteza impagarara mu baturage batuye muri ako gace. Igisirikare cyataye muri yombi umusaza witwa Zakayo ukekwaho ngo kuba ari we watumye iyi ndege iyoba, kuburisha iyi ndege. Ubundi bamukubita igiti, baramukubita, umusaza rwose araharenganira bikomeye cyane. Rero amakuru yemeza ko iyo ndege uwo muturage yaba yaburishije indege, nubwo hari n'andi makuru ari kuvuga ko iyo drone ngo yariwe n'inka z'abanyamurenge batuye aho yaburiye. Urumva inka se yarya drone bwana Sentama? Wasanga umuntu karite y'abatisi bamubaje ibindi byangombwa biboze byanamushaka cyane rwose. Umwe mu baturage rero batuye mu Minembwe aho bikekwa ko iyi ndege yaburiye yatanze ubuhamya mu majwi yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo tariki ya 22 z'ukwa 10. Uyu muturage yumvikanye agira ati, nko mu karere ako kadege ka FARDC kazamuka mu mihana. Imihana ni imisozi cyangwa se insisiro, ni imidugudu, gacunga umutekano. Ni akantu gatoya kangana nk'igitabo cya Bibiliya bakohereje, noneho ngo uwakohereje ntiyagaha igihe, ubundi ngo bagaha igihe kagendera, hanyuma bakongera bakakagarura. Uyu watangaga ubu buhamya byumvikanaga ko ari umunyamurenge. Yakomeje agira ati, uwo wakohereje ngo yari yanyoye yasinze, ntiyibuka kukagarura, amasaha ageze gahita kagwa. Noneho bo bakavuga ngo kaguye mu bagize kominote, abayobozi nuko baravuga ngo abagatoraguye nitwe, kaba karanyereye kararigisa, ngo maze karanyerera kararigita. Bwana Sentama, ikigaragara nyine uyu buhamya bw'uyu muturage burabyigaragaje, butangaje kuri uko kumeze. Wasanga yararimo yasinze, ubundi arakagurutsa, wenda arimo, ni inkuru niko bitekereza, ni inkuru numva yahura nabyo, ni imagination. Ubundi arangije ati, cyangwa yakajyanye mu kabare, arangije ati wenda akahurira n'indaya, ubundi akayibwira ati ngenda komeye cyane, ninjye ugurutse indege, akakagurutsa akagatwara,
ubundi bagakomeza bakareba uko kaguruka, ubundi indaya ibyishimo byayisaguka atirika ngo uhembe ugurutsa drone, bikarangira drone igiye mu byayo n'abari kugurutsa drone bakajya kuyigurukiriza mu byabo. Ibyo koko bwana Mushakamba, ibya Kongo ni amayobera. Ya Kongo ni amayobera. Reka hano mfite inkuru y'abantu bahoze batuye mu Isake bari bahafite amazu, barimo baratabaza. Baragira bati, byanditse mu rurimi rw'igifaransa, unyemerere mbisome ntabwo ntinda. Yego. Baragira bati, ces habitations n'étaient pas détruites par des bombes lors des combats entre les parties en conflit, mais il s'agit des habitations démolies souvent par des groupes armés Wazalendo et FARDC qui occupent le centre de Sake. Uretse ko abibeshye ntabwo FARDC iba mu Isake, Wazalendo niba mu Isake bahagera batembera bwana Mushakamba. Icyo nashakaga kuvuga ni barasobanura bati, izi nzu mureba bashyizeho amafoto y'inzu zasenyutse, bati izi nzu mureba ntabwo zasenywe n'amabombe, yaba ay'imirwano hagati ya ARC 23 na FARDC, ahubwo izi nzu zashenywe n'abazarendo n'aba FARDC. Iyo baje hano mu Isake baraza bakazisenya mu rwego rwo gusahura bwana Mushakamba. Rero bararira, baranavuga bati, reka nkomeze inyandiko ikivuga, mais il s'agit des habitations démolies souvent par des groupes armés Wazalendo et FARDC qui occupent le centre de Sake et quelques alentours n'ahakikije. Pour des vols, bahasenya bagira ngo bibe, et parfois des planches détachées de ces habitations sont utilisées pour la préparation de leur nourriture. Noneho bati, n'izi mbaraga zubatse amazu bakazivanaho bagira ngo babitekeje ibyo kurya bwana Mushakamba. Ayo nguko yo mu Isake. Ngira ngo abaturage bahariya ni mu gihe cyose bakomeze basenge intare za Sarambwe zizahagere, kuko mu gihe cyose n'ubundi FARDC ikijya kuyenza kuri M23 hariya niko bizagenda. Kandi ngira ngo batanze umucyo, bavuze ko zitasenwe n'amabombe ahubwo zasenwe n'ubujura bwa FARDC. N'abitwa ko babarindira umutekano aho kuwurinda bakawusenya cyangwa bakawujagaraza, ahubwo akaba ari bo baba mbere mu kuwuteza umutekano muke. Rero bwana Sentama twabwira bihangane, ahubwo bavuge bihishe, ejo batakubitwa cyangwa se baticwa bazira ibyo batangaje. Kuri bwana Mushakamba, reka tugane ku musozo rero w'amakuru yacu. Twibutsa abari badukurikiye ingingo z'ingenzi zazigize amakuru. Twaganiriye ku byo sosiyete sivile ya Walikale muri Karembe yatangaje, itangazo rigenewe abanyamakuru yasohoye rigaragaza ko Karembe ifitwe n'ingabo za AFC M23. Tuganira ku kibazo cyo gufatira imyanzuro AFC M23 itahibereye. Ibi bikaba bitangiye kurwaza umutima umuhuza. Hamwe nanone imirwano yaciye ibintu igahira na Bigogwe ni muri Masisi muri Bashari Mukoto. Ikindi twaganiriyeho, twarebye ikibazo cy'uko FARDC irimo gushinja umuturage wo muri Kivu y'Amajyepfo kuba yayibye drone ya gisirikare bwa Mushakamba. Amakuru yacu nayo ngayo, nizo ngingo z'ingenzi twibanzeho. Dusoze tugira tuti, abadukurikira mwese mwibuke gukanda subscribe, aho ni mu Cyongereza, mu Gifaransa ni s'abonner, uhakanda rimwe ukazogera hakaza ikintu bita V, noneho amakuru yacu akazajya kwizanira. Ikindi cyaba cyiza nuko mwajya mudufasha mugakunda amakuru yacu mukanda ahanditswe like, mukanatwandikira muduha ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu ahanditswe comment. Umunsi mwiza rero, yari Sentama kuri mikro.
reka misubize mugenzi wanjye Mushakamba. urakoze cyane bwana Sentama, komeza gubwe neza, ugira umunsi mwiza. Nkushimira ko twafatanije amakuru ndetse tukayageza ku badukurikira umunsi ku munsi. Nshimiye abadukurikira umunsi ku munsi aho baherereye hose mu bihugu bitandukanye, ibihugu by'i Burayi, ibihugu byo muri Amerika, ibihugu byo muri Oceania, ibihugu byo muri Aziya, ibihugu byo muri Afurika n'ahandi wenda twaba tutavuze, ariko imigabane turayivuze nubwo tutavuze ibihugu ku bindi. Ariko mbanjya numva rimwe na rimwe Canada bayibara nk'igihugu ku ruhande, ubwo abo muri Canada namwe ntitwabirengagije. Impagarike n'ubugingo mu Uwiteka abahiri.